imbo bandi barakomeza bambaza nzabimubariza nuva ngo uje kunyoborera live sha reka mbe next umwamikazi w'ubushorishori mbwizina uri gukoresha hano ntabwo narangiza live utagize ikintu kuri Bruce Melody. Uyu mukobwa yarwanye intambara ya Bruce Melody kuri Twitter ni Godimada Sande ararwana arangije ararira. Bruce ntugende uyu mukobwa bari kuvuga ataje kuko yararwanye yaraduhitanye kuri avuga ati ararira arangije kuntuka muri document avuga ati mwoka apfa umuntu Bruce Melody ni umwuka mpumeka narasetse ndapfa. Yarwanye imbaraga zishize ariririra akoresha intambara marina. Bruce ndagufana cyane nkunda ibikorwa byawe uri umukozi nk'uko ubivuga. Gusa njye nafite akabazo k'amatsiko nk'uko ukomeje kutwicisha amatsiko kuri album yawe turayitegereje. Ikibazo cya mbere indirimbo ifoto iri kuri album yawe cyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ko nimba nayo iri kuri album yawe tugitegereje n'ubu ngubu ese nta bandi bahanzi bandi babo muri Afrika babo muri East Africa bazagaragara cyangwa abandi bo muri Amerika nabahe bahanze matsika komeza twice ko nta kibazo utubwira ati hari n'abandi bahanzi uyu n'uyu hari indirimbo dufitanyeho naho kandi nifuzaga n'ubundi amatsiko turimo turapfa rwose amatsiko arimo aratwica. Indirimbo yitwa iyo foto iri kuri album yanjye. Nyuma abahanzi bariho kugeza abagingo ya mwagiye bibona abagiye baza hano abona agiye mbasha kwakira mu Rwanda bose bariho. Nyuma abo ntakiriye hano bivuze ko ubwo ari njye wagiye kubivuga rero none album itarasohoka ni ibibazo kandi ari amatsiko akomeje kutwica komeza twicisha amatsiko none se ubwo atica ngo munanguke abanangura ntagaraho komeza tuminjire ariko album iriho bitandukanye n'abahanzi bandi twagiye dukorana hari n'umwe mu bahanzi kazi b'abalatino twakoranye kuri album ariko ibyo byose nkumva amakuru byaba byiza tuyamenye muri listening party aho album listening party album izabera imbere gato ko album soka ibintu byose tumenye naho ntago ari igitaramo kizaba ari kinini cyane n'akantu gato turi gupanga abantu bazicara bakambara ya ekuteri mujya mukoresha muri silent disc ubundi mukumva album kimeze ama lyrics muzaba yasoma imbere gake n'ibyo ngibyo abundi album nge nababwira ko ari ikintu kinini kandi nakoze igihe kugira ngo abantu bazabyumve neza niyo mpamvu twagiye duhindura amatariki yo kwisohora. Bizaba ariyo ndabyizeye bizaba ari sawa cyane. Wenda utatubwiye abahanzi se twitegeho nk'abaye bahanzi kuva mu bihe bihugu basi tubwira ibihugu nka bitatu twumvishe hariho muratino umwe hasigaye ibihugu bibiri. Oya ndibutse ntabwo nasoma umuntu nazi afite isura imeze nk'ikigudi. sidi butinde ari indirimbo yawe nkunda ariko nzi ko nshobora kuyiririmba ndumva nazi ibintu bindi abantu bari hano kuri iyi live ndakabatuye gusa thank
Mubimbaze ubu nabaye icyamamare bado 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 thank you urakoze cyane. Alright, Hope urahari? Arahiye koko. Hope, yego ndahari cyane. ifatiraho. Melody Turashimye. basi ndagusubiye cyane kwa ibiyambi byinshi cyane. Urakoze cyane. Reka twadaceceka. Ya ndagukunda cyane kandi ndagufana man nyine numvaga nshaka kuvugana nawe, numvaga nishimiye kuba naza kuri live tukavugana man. Uratsavugiyeho Melody ndagukunda ndagufana, nkunda ibihangano byawe kandi ndabikunda cyane. Nkunda just ukuntu duha indirimbo zirimo inama ziratwigisha, hari ibyo twigiyemo. So man ndagufana birenze. Then ikintu nashakaga kukubwira ko nyine ibintu byose ukora hari ibintu byinshi twigiramo, sibyo? Kandi hari abantu benshi bifuza kuba wenda bamera nkawe ariko ntibabigereho. Sometime nyine hari n'ababigeraho ariko hari benshi bifuza kumera nkawe, bifuza kukwigiraho kugira ngo bamere nkawe. So ndagushimiye cyane, nishimiye kukubona, nishimiye ndirimbo. Urakoze cyane Abe. Murakoze sana. Kandi akeneye ijambo rimwe, umubwira ijambo. Ubwo se ndavugirije. Inyo. Ibintu ijambo ajyana. Gira umwana ijambo. Byishimiye koko. Nukuri ndabyishimiye, urakoze cyane kandi uko munsapotinga nicyo gituma nukuri murakoze sana kandi. Ya nukuri komereza. Reka ijambo ndimo kuvugire Hope. Nta muntu akifuza ko atagukura. Turashize. Ufite amaso ameze nk'inyana mu ruhongore. Ufite amaso meza hasi. Reka nkuvugire ijambo Bruce Melody atakubwiye umwana muto ufite amaso meza. Urumva? Wakoze cyane. Reka twihute. Gore. Umwe rukumbi ugiye kuzazana intare mu mujyi, intungu zizo n'ubwoko bubi. Semuhungu arashaka kubyara. Semuhungu uraho. Semuhungu arashaka gutwita. Semuhungu none murakoze Bruce Melody murakoze. First of all, natarabyibagirwa ndabwira abahungu banjye abakobwa banjye mwese young generation muri Canada, Ottawa, Edmonton, Calgary, Montreal, Prince Edward, mwese ndabasabye aho muherereye muri province zitandukanye kuzajya mugashyigikira umuhungu wacu Bruce Melody kabisa. Yanjye byashoboka ngo tumanukane bro, tujye kuhatwika kabisa. Muzamushyigikire, azabahasho rimba live, azabahasho nimuzumva we not regret ku mafaranga muzamwishyuye cyangwa urugendo mwakoze nkuko mwajyaga mufata mugava ahantu ndi mukava ahantu muri mukaza kunda mukaba mwatwaye amasaha 6-7-8 kugira muze mu ndebe naje muri province zanyu, ariko muzabikora kuri Bruce kandi dore amatariki mwabaze kuyashiraho hejuru. Please mujyeyo mushyigikire Bruce Melody kabisa. Ottawa, Montreal, hose muze kabisa. Nkuko Ottawa muyitabira show, mbabarire muzaze mushyigikire Bruce Melody murakoze. Anyway, Tawa mada. Ese ngo uzajyayo cyangwa n'ijyana bazakomeza bigire noza kandi nyamara washatse wajyaho hasi. Okay. So twihuta Cyuzuzo mbonye umeze nko
ugize fungura mic yawe tuzi hanyuma abantu muze kwihangana hano ndabona bari kumpa icyambere ndashaka kugushimira uburyo nyine wihirinze kuva kera ngewe mperuka kukubona amaso ku maso ugiye mwiduze Rwamagana kera cyane ariko ndagushimira aho ugejeje ibikorwa byawe ikindi ngira umugabo ugukunda bimwe by'indani ariko ndamugusurije ikindi nashaka kukwifuriza kuraje mu byo ukora kandi Imana ikomeze igushyigikire mu mirimo y'amaboko yawe yose ikurinde ibijisho bibi murakoze ibijisho bibi ako kantu k'ibijisho bibi niko kabi thank you so much Kizuzo urakoze cyane Melody ku mic yawe usa nk'umuntu wayiryamiye bagira ngo yicayeho ntabwo turi kukumva kandi ugiye kuturirimbira tugeze mu cyiciro urashaka guhereza abantu ndagira ngo ubatemo aho turakumva uyu muntu ukanze kuri goro ubu byagukundira ariko estinga biraza gukunda wowe turakumva ariko mbere yuko ugenda dufite Joe Black fata ijambo Salama Godfather. Wiriweho. Bruce, thank you man, thank you wakoze cyane kabisa ku mwanya wageneye abafana no kudu umuziki wawe. Nanjye ndagufana kandi nkunda umuziki wa muri rusange ari indirimbo nkunda yawe wafatanyije na Kalifan bita Power. So nkunda mu voice yawe kabisa. Thank you so much ko wabonye n'umwanya ku bafana bawe. Urakoze cyane. Sure. Bruce, nashaka kugira ngo nkubaze ikibazo kimwe ariko navuga ngo gifite A na B. Hari umuntu ashaka kukibaza mu Rwanda nawe uba muri showbiz ukuntu nahuye nawe nshaka kukimubaza mbona asa n'utari kumbonera umwanya but anyway bigatipase ko nta n'urimo ahangaha. Unyemere ngushire kuri hotspot nkugire nk'umu business advisor w'umuntu ushaka kuinvestinga ku bahanzi cyangwa se ku muziki nyarwanda. Ikibazo cya mbere kirabaza gutya ni byasaba ubushobozi bungana iki in terms of y'amafaranga kugira ngo umuntu yinvestinge mu muhanzi nyarwanda byibuze ugerageje kuba ufite izina byasaba ubushobozi bungana iki aho igihe kigeze ubu ngubu. Iki ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri nk'umuntu ntekereza ko ushobora kuba ufite uholdinze big light y'igihugu mu Rwanda ku bijyanye n'umuziki by'umwihariko ushobora kuba ufite experience y'uburyo ki umuziki ucuruza kandi ntekereza impamvu nyikubaje Bruce ntekereza ko hari abantu wenda bashobora kuba bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo baba bashaka kuinvestinga mu muziki ariko badafite skills cyangwa se knowledge ihagije y'uburyo ki bawushoramo n'uburyo ki bawungukiramo bakaba banawugira single business yabavana kuri point A ikabajya kuri point B. So niyo nama wagira umuntu wumva ufite ubushake bwo kwinvestinga mu muziki ariko akagira izo mbogamizi z'uko adafite skills y'uburyo ki yatwara ibintu muri iyo investment. So urakoze cyane Godfather, again thank you so much for hosting brother. Thank you, I got you man. Reka gusubize hanyuma Bruce cy'ubushobozi cyangwa amafaranga bisaba kugira ngo investise mu muhanzi. Siribaza ko amafaranga yaba hari yose ubushobozi bwose bwabo hari ikintu kinini ushobora gukora kuri tala y'umuhanzi ariko ntago ari cyo kintu umuhanzi akeneye. Naringiye kwaho urugero ariko numva nindi baha muri cyane nka Godfather bifate nawe ariko reka nze ndutange anyways mu byumve nyine uko nguko niko bimeze niko kuri. Abahanzi bameze nk'abana kurera umwana kurera umubebe agakura akavamo umuntu. Ntago ushobora kwinvestisa mu muhanzi udafitiye urukundo
nimvuga urukundo nyine wumve ko ibintu ibyo ari byo byose ushobora guha umwana nta rukundo umuhaye umuziki ariko kubera ko bashyizemo amakashi yabo nta rukundo bashyizemo bikarangira ibyo bintu bidatanze umusaruro. Rero si ikibazo ahubwo inshuro nyinshi bari ikibazo cy'urukundo. Hanyuma rero amafaranga, amastudio y'ama low budget abaho, amavideo y'ama low budget abaho, ntabwo na precise ngo mvuge ngo ukeneye amafaranga runaka, ariko umuhanzi ugitangira ntabwo nibaza ko aba ari ukwishyira mu ntambwe hejuru cyane, kubera ko iyo yashoreye icyarimwe ugitangira n'ubundi igihe kiragera ukaba ugikeneye amafaranga kandi we dushobora kuba ayo warateganyije. No birumvikana ku bantu basanzwe bakora business, ubwo urabyumva neza. Ku bijyanye na skills rero, skills haba hari umuziki urahindagurika. Umuziki urahindagurika, uyu munsi haba hagezweho ibi ngibi, ejo hakazaba hagezweho ibi. Bisaba kugendana na trend, kubera ko nta muntu n'umwe ukora ibintu bitajyanye n'igihe agezemo. Ni ukuvuga ngo niba hagezweho let's say amapiano, wowe nka manager ukwiye kuba ufiteho idea. Ntago si inshingano z'umuhanzi gusa kumenya ibigezweho, nawe nka manager ukeneye kumenya ibigezweho. Wamaze kumenya, cyangwa se nka investor ukeneye kumenya ibigezweho. Wamaze kumenya ibigezweho, ushora mu biri ngombwa, ntabwo ushora mu bidafite umumaro. Reka nguhe nk'urugero, nk'ubu ngubu nahoze mvuga ko nshaka guhostinga aba tiktokers ba hano mu bivuga imbere. Ntago ngiye kubikora kubera ko ntagira umwanya, cyangwa se kubera ko batagira umwanya. Oya, turahura hakabamo gukonekta no guhuza nabo. Ndabizi neza ko igihe kimwe cyangwa ikindi ibyo bintu hari umumaro wabyo ugenda ugaragara. Rero kumenya ibigezweho, kubera ko business y'umuziki ntabwo ubumenyi bwawe ari ubwo mu ishuri gusa, ko hari naho bigera ubumenyi bwo mu ishuri bukaba buri ngombwa, kuko haba aba lawyer ba entertainment lawyers, sinzi mwari mubizi, bakurikirana ibijyanye n'aba contract y'abahanzi, abagenda bigira haruguru nyine bwo bagenda babibona. Ariko mbere ya byose ukeneye nyine ubumenyi bwo kuri ground. Ikijya kumenya televiziyo irebwa cyane ni iyihe, radiyo ikurikirwa cyane ni iyihe, imbuga nkoranyambaga zishobora gusunika igihangano cy'umuhanzi ni izihe. Ubwo ni ubumenyi bw'ibanze umuntu akeneye kuba afite. Nibaza ko wabona anytime igihe wabihera umwanya. Ndumva musubije neza. Bruce, thank you kabisa. Ngira ngo uransubije ndanabyumvishije kandi byuvuze birumvikana cyane cyane. Ubu ngubu ntekereza ko umuziki unahenze cyane. Umuntu utekereza ku investisamo bimusaba amafaranga menshi cyane, ariko nanone hakaba hari iki kintu cyo kumenya nyine ngo azagaruka gute, azakiping up nabyo gute kugeza igihe azamuye umuntu akumva ko hari icyo yakoze. So Bruce, Godfather, icyo nasorezaho gusa Bruce ni ukukubwira gusa ngo bro, keep it up kabisa. Buriya ushobora kuba ubizi, nyaho n'abandi bari hano benshi barabizi cyane bijyanye n'amateka y'igihugu, aho cyavuye n'aho kigeze. Ushobora kuba umwe uri mu bantu nyine bagize bagaragaza nyine ko u Rwanda hari aho rwivanye, ari aho rugeze. So mu gisata cya entertainment kabisa, ntekereza ko uri intangarugero, kandi the sky is the limit brother, uzakora n'ibirenze ibyo ngibyo. So Godfather, nawe nasoreza kabisa. Thank you so much for the platform. Cyane. Melody bigenze bite? Melody araducitse. Oya, avuyeho gatoya mugarure. Ushobora kuba naramuvinze ntabizi. Wari ugiye gushyiraho iyi ngiyi, mbonye uhuzaguritse gatoya, ashobora kumukuye. Oya, ntabwo bibaho se. Melody ongera usabe mike. Godfather, ubu se ntagiye kugenda, usibye ko nawe akabazo gatoya kari kangaruka. Hari ibibazo Melody yongera kubazwa, uretse ko agiye kutukorera mu murya akaducurangira. Reka ndebe hasi niba mubona. Yari yego cyangwa yagusa agahita atubwira tugasigara twigane. Nagenda ariko turaganira gato. Oya. Nawe urahita ugenda.
reka ya abantu memutegura ama gift yanyu niwo mwanya w'ama gift Melody agiye kuririmba araririmba muri guhita mushyiraho gift bajye batanga gift noneho tuganire iminota 5 agiye ya so nta kibazo ariko icyo nababwira memutegura gift zanyu agiye gufata umwanya aturirimbire indirimbo mukunda kurusha indi araje ayiririmbe se bimugendeke biti mu gihe umuzamura nkikubwira ukimumbarize umumbwire requesting ndore ese gihe man mbwira ari mu bantu baganira n'aba influencer cyane kandi bose kandi njya mbona adafata side naringiye kumubaza nk'umuhanzi niba nta bamushyize kuri sport ninde mu influencer afite baba mu gihugu nabo hanze yacyo avuga ati uyu muntu kabisa afite itafari rikomeye nubwo buri wese arifite ariko avuga ati umuntu afite itafari rikomeye ku muziki nyarwanda reka nzarazura kimubaza icyo ngicyo niba nongeye kumubona reka mubaze harya nta research ibaho mo hano noneho mu gihe Godfather ari kumushaka mwe mujya kuri goal nabwo mushyiraho akantu Godfather ze tuze kumubaza ukuntu ahantu yakuye igitangaza mwuka byaramwe tumubaze niba Godfather azajya no mu gitaramo tujya twumva ngo atuye za Canada. Okay, reka nze ndore. Okay, Melody yagarutse. Nyagasana bandorere. Hanyuma inabigenze gute? Umusa bigenze bite? Gahunda zahajya kubona nkabona birasimbutse. Ngaho fungura hanyuma mwemutegura ntuzanyu usande bazi icyo kibazo cyanyu cyawe nicyo cyo nyine hanyuma none numara kumubaza fungura kamera Melody hanyuma noneho ubundi none umusaza kinateho n'igiki ntabwo Melody ari kuvanga nawe ni stabone ukuntu byadanje ntabwo ari kuva hano nta kintu dukoze Melody ari kudiyera nicyo yaragiye gushaka ahita yikuraho. Melody niwe wanjye ntabwo ndebera vraiment naho okay akira Melody ngwino umva Melody akja mane umva Musa ugiye kwegera icyuma kugira ngo udutemo tugende tukure kuryame hari akabazo kari gasigaye kamwe uri kunyumva nta kundi ya okay twagiye reka umbite ikibazo hanyuma ndutema tugenda Melody utaragenda uri kunyumva uri kumva uyu mutipe ntabwo ari kunyumva uri kumva Sande ndakumva okay all right Melody uri mu bahanzi mu Rwanda usibye kuri na mukuru ariko mbona bubaha aba influencer cyangwa se aba social media platforms zose ntaramutse ntaguteranije n'umuntu wari wese baba ba influencer bo mu Rwanda nabo hanze yenda ntubivwe ku giti cyawe kugira ngo utiteranye na buri wese social influencer cyangwa influencer ubona mu Rwanda yaba lokali no hanze uvuga utuye umusani yashyize itafari rije ku muziki nyarwanda kandi aracyabikomeje wowe ku giti cyawe bakubwiye ngo tora watora nde niba bitakugoye kwishyira muri uwo mwanya wo gutora biragoye ko hari abantu benshi bakoze ibintu bikomeye hari nk'abantu ngemba mbona ngomba nyine respect ndi kuvuga nkanjye sindi kuvugira industry yes ko umuntu nka Austin ibintu yakoze nta wundi muntu wari wabasha kubikora. Big up to Austin Austin yavumbuye impano nyinshi z'abantu bakagenda bakavamo abantu kandi koko Austin niwe wamvumbuye ahantu gutya amaplatform yo kabisa na indirimbo ntekereza ko abantu yapushinze cyane harimo na Bacari na Nina na The Ben na Iva Bravani na Marina kandi akabikorana urukundo gusa rw'umuziki atari business mugiye gukorana abandi bantu bakazaza mugakomezanya ariko ahaboneye ingufu cyangwa se umwanya akawugwa pe akagwa platform. Rero respect kuri Uncle Austin yakoze akazi kenshi kandi gakomeye
nubwo wenda hari n'abandi bifuza kubibakorera ntabibakorere cyangwa babibona ukundi, ubwo njye ndavugaga nk'umuntu. Hanyuma rero ku bijyanye n'iyi minsi turimo aba influencer mu kinyarwanda cyiza buriya nabavuga bakijyana rikijyana cyangwa ubwo twabwita ngo ni nk'uko nabavuga rikijyana ku mbuga nkoranyambaga. Abavuga rero rikijyana ku mbuga nkoranyambaga ni benshi. Hari abantu bakora ibintu ukabona nyine babikorana urukundo. Rimwe na rimwe ibintu dukora bituma amarangamutima y'abantu asimbagurika, ariko ngewe nka Dumba mufata nk'umwe mu bantu basunika umuziki babikoranye urukundo, nta hantu hengamiye, nta kintu na kimwe agendeyeho. Dumba ajya afata indirimbo y'umuntu nkabona arayikoze, nubwo muri iyi minsi mbona nyine agenda acika intege, ariko ubundi ni ibintu yakoranaga urukundo, akabikorana w'umuhanzi ukabibona nyine ko yabikoranye urukundo. Ntimugire ngo abafana ba Dumba abantu ba Dumba ndashaka mushyiremo imiriro kuri icyo kintu. Ntimugire ngo cyagiharira narabyibagiwe, ariko ndabizi ko abikorana umutima munini kabisa, yifuza ko ibintu bigenda neza. Thank you Bruce. Umuntu avuze ko Uncle Austin yakubyaye mu buryo bw'umuziki ntabwo yaba yibeshye. Nimvuga ko Austin yambyaye, abantu bamfatanyije kumbyara baragira ngo bo ntibambyaye. Reka tuvuge ko Austin ari umwe mu babyeyi bambyaye mu muziki. Okay. Asante sana. Ikibazo cyawe yagishubije. Reka dukomeze. Melody wari ufite ngo hari akaririmbo ashaka kuturirimbira. Ariko noneho ndaza kuririmba ngo rero Imana ize kumfasha byemere. Okay. Piano noneho yambanye nini, uzi ko nsigaye njye gukoraho nkumva ngize ubwoba se. Umuntu tumwe kuwumara tutari kumwe birandemerera bikambuza gutuza no mu buzima nitubona ibyo dushaka gusa turihangana. Ubu bibaye ngombwa kumva ngo usezeyeho nubwo nta mbaraga, reka mbigerageze. Gira ikiniga wirinde kurira, uramutse urize wantera amarira, kandi ndi umuntu w'umugabo uziko kugusezera bingora, gusa muri uyu mwanya bibaye ngombwa kukubabaza sinashobora. Icyo gusaba ni kimwe n'ukwihangana, nundize 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 yo kukurize narira kukurize narira kukurize narira. Ugira ngo piano sinari nyiciye umuzizi urayihanira, ariko abantu bati Katarina kuyo ndirimbo ndeba bayishyize mu bishanga badukubitiyeho ka Afrika Katarina ndagira nti performance mureke tuzayikorere Igisenyi kuri naha, hanyuma abari muri Canada mube ready. Uje piano ntabwo ncuranga neza cyane, gusa nifashisha mu duke. Urakoze cyane. Ndashaka abantu bari muri Canada, ndashaka abantu ariko nabo muri Canada ku mpamvu yari kwiye turahangaha was promoting iki gitaramo cyangwa yitwa ya Bruce Melody ku manzi w'umunyarwanda. Niba dushobora guhura turabana magana ngaha ngana gutya, munshiremo tuzirapo twa Canada ku bantu bari muri Canada. Ndashaka flaga zo muri Canada ku bantu bari muri Canada, mwese muzinshiriremo. Nongere mbibutse ko
we are here. Dufite igitaramo Bruce Melody azakorera ni tour, azakorera muri Canada tariki 26 azaba ari mu mujyi wa Montreal, ariza mu mujyi wa Ottawa. Hanyuma tariki 1 azaba ari mu mujyi wa Montreal, tariki 2 ari mu mujyi wa Toronto, hanyuma tariki 9 azaba ari mu mujyi wa Vancouver muri British Columbia. Ariko hakaba hashobora kuziyongeraho indi mijyi Calgary cyangwa Edmonton, but it's not confirmed yet. Ariko abantu muri Calgary mushobora kurira indege mukaza mukajya nka Vancouver cyangwa mukajya Montreal cyangwa Ottawa, ko mujya mu gihe kubera igitsina muzagende muri bindi ndirimbo z'inyarwanda nziza cyane. Ndabazi mujya mugiye gusambana, ntimujya yose simbazi. Abakobwa muri winter ndabizi mujya kureba abasore bahari kuko batarabona impapuro mukagenda mugiye kwendana. So reka mbabwire ngo murabona amadarapo ni menshi uyu munsi. Ejo nzaba mfite live hano cyangwa kuri nzaba ndafite na space, nzaba namaze gushyiraho uburyo bwo kugura amatike na location n'ibiciro byose bizaba bihari, ndetse ni musange kuri platform za Dumba murahasanga uburyo. Ntekereza ko umuntu uri muri Canada uri kumufasha byimbitse, nuko twavuze tuti ntago dushobora kugenda gutyo tubyirengagize Melody yuriye indege. Ariko hagati aho muzi ko Melody afite indirimbo nshya yise Ifoto. Please guys, bro, noneho ni ibintu bibiri. Indirimbo yitwa Ifoto uzi ariyo ivuga ngo ifoto y'urwibutso, y'urwibutso, iyo ni ifoto. Iyo foto ivuga ngo iyo foto just right my God I'm high, batwari iyo foto. Rero ziratandukanye. Batwari iyo foto, so batwari iyo foto mugende murebe iyo ndirimbo. Reka mbabwize ukuri, that's why tuba tugomba kubaha ibindi byose nkuko nabibabwiye. Iyo tugeze mu gihe cyo gusupportinga bamwe mu artist bacu, ngiyewe ntabwo my friend ndararama. Mugende murebe iyo ndirimbo, mugende murebe indirimbo ya Debeni ni nshyashya, ni plant. Ariko se Melody irandirimbo yumvishe gute? By the way, koroka muri big screen. Ndashaka kujo agapera kuri irandirimbo wayumvishe ute? Warayumvishe? Mugende bayirebe, ndorebe indirimbo ya Debeni Plant. Ira video wayibonye gute? Ni fresh, byose bimeze neza. Harimo abantu benshi, harimo umukobwa mwiza, ibintu byose bimeze gutya muri point, bimeze fresh. Alright, so mugende muri izo ndirimbo, mukore subscribe, muna sharing izo ndirimbo zumvwe nkuko Bruce Melody dutangira iki kiganiro yabivuze. Yavuze ati birababaje kubona nshobora kujya muri Kenya ngasanga indirimbo iratutumba ariko nagaruki iwacu nkabona ntabwo inyeganyega. Byari bikwiye ko utera ikirezi akibanza at least akavuga ko abonye audience yo mu kindi gihugu, ariko iwabo mu rugo ari shwadiru ayizeye cyangwa yemera ko ihari, kuko dukunda umuziki. Ariko ikibazo tugira ntabwo dushyiraho itafari. Wowe ufite umufollowers muri kuri platform yawe yari yo yose, kuba ushobora gufata icyo gihangano ukagishyira hariya cyangwa ukagihereza mugenzi wawe, ni itafari rikomeye ushyize ku muhanzi ukunda. Ariko kuza hano ukagaragaza emotions za Bruce Melody ukanavuga ko ushaka kuzamuhereza impano muri babiri, ibyo ngibyo udashobora gufata kiriya gihangano cye cyangwa ufate iyi flyer ubwira abantu bene wabo bari muri Canada bakwishurira ishuri, cyangwa umuhungu gutereta ukohereza iPhone ngo umubwire ko agomba kujya muri icyo gitaramo kugira ngo nagere Kigali uzamwiteho neza. Nakubwira ko uri muri rwa rubyiruko wa mumeya wo muri Ngoma yavuze ngo urubyiruko rw'ubu no gutwara bikiri mu ngorofani. Mugani ibihangano by'abahanzi bacu turi supporting kuko nibo bacu, kandi tuzaba proud nibamara guterura ibendera ku isi hose. Reka bashimire. This was a Godfather. Reka duse Bruce Melody niba hari ubutumwa cyangwa ikindi kintu yakongeraho babwiza ukuri ko Melody gira ikintu bwira abantu baradukurikiye baje hanga bakarara ijoro kubera wowe, urukundo bagukunze warubonye, amagambo y'amarangamutima y'amavamutima bakubwiye wayumvishe. Melody, iyo ubonye abantu hano utazi bafite emotion bagaturika bakarira, wumva ugize ubwoba mu nda? Nibya ubwoba mu nda bwo wenda mubugira buriya. Rero ni indege phone n'icya kintu kimanutse gutya ewana. Iyo rero uvuze ubwoba mu nda nicyo kintu ntekereza havesigaho buretse kunsaza. Ariko kuba abantu baraye ijoro gutya turi kuganira batanze umwanya wabo ni iby'agaciro kanini. Nawe wakoze compostinga hano, ubu ngubu bacu babumiwe bavuga bati se wa mubyeyi utahaba ni yaje kuri telefone n'abarimo ni iki. Ariko byose bari ngombwa, nanjye baratanze umwanya kugira ngo mbereke ko bishimira